tuganira ku ndirimbo twashyize kuri chaîne yacu yitwa Amabuye Mazima. Iyo ndirimbo yitwa Mutware Intwaro z'Imana. Ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Umusirikare w'iki gihe rero we iyi nkota igereranywa n'imbunda. Noneho gusenga, iyi ntwaro yo gusenga igereranywa n'amasasu ku musirikare w'iki gihe. None se umusirikare yajya ku rugamba afite imbunda gusa nta masasu, urwo rugamba yarurwana? Reka da, ntabwo yarurwana. None se umusirikare yajya ku rugamba afite amasasu gusa nta mbunda afite? Ntabwo yarurwana. Niba tugereranyije ngo ijambo ry'Imana n'ayambunda, ntabwo ijambo ry'Imana gusa rihagije umuntu adasenga. Niba tugereranyije amasasu no gusenga, ntabwo gusenga byonyine umuntu adasoma ijambo ry'Imana bihagije. Urumva ni intwaro zuzuzanya. Nagira ngo rero mbasabe bene data mutware zino ntwaro z'Imana, kuko nugira ijambo ry'Imana udafite gusenga ntibizaba bihagije. Nugira gusenga utazi icyo ijambo ry'Imana rikubwira ntibizaba bihagije. Nkuko n'umusirikare w'isi nagira imbunda akajya ku rugamba nta sasu ntazarasa, najyana isasu ryonyine nta mbunda nta kisasu rizamumarira. Nyuma y'urugamba tunesheje, tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatse winyenye, aduhanagura amarira yose twarize. Murakoze. Mbanze mbasuhuze muraho. Mbahaye ikaze kuri ku Mabuye Mazima, cyane wowe y'ubutumwa bwiza mujyamo mwandika Amabuye Mazima, izajya ihitiza mukurikire ibiganiro biriho n'indirimbo tugiye kujya dushyiraho. Tubahaye ikaze rero mujye mu butumwa bwiza. Ngiye wihagarariye nkaba nitwa Byukusenge Marie Jose. Amabuye Mazima rero cyane yitwa Amabuye Mazima, ariko groupe y'abaririmbyi ni groupe y'abantu batatu ari nabo baririmbyi. Ubwo rero nitwe baririmbyi, ariko n'ibiganiro tuzajya tugenda tubishyiraho ijambo ry'Imana, ubuhamya n'izo ndirimbo tugende tuzishyiraho. Muri make rero mbere yo gutangira reka tubanze dusenge. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kurinda kwawe, waraturinze iminsi yose itambutse, tugejeje kuri iyi saha tukiri bazima, ntacyo twatanze, n'ubuntu bwawe watugiriye. Siko turi intungane, ahubwo n'umugambi wawe n'imbabazi zawe utugirira ku manywa na nijoro. Warakoze kuturinda Mana, turabigushimiye. Amen. Rero ndifuza ko tuganira ku ndirimbo twashyize kuri chaîne yacu yitwa Amabuye Mazima. Iyo ndirimbo yitwa Mutware Intwaro z'Imana. Turaganira kuri iyo ndirimbo ariko tubijyanisha n'ijambo ry'Imana, kuko akenshi nkunda guhimba indirimbo nshingiye ku ijambo ry'Imana. Niho mpera, ni naho nshingira, wenda nkagenda nongeramo n'ibindi, ariko ishingiro ryanjye mbugomba nashingiye ku ijambo ry'Imana. Rero iri jambo ry'Imana riri mu Befeso ibice 6 umurongo wa 11 kugeza ku wa 18. Reka turisome. Umurongo wa 11 niho tugiye gutangirira dusoma. Haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza,
kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana rigendanye n'iriya ndirimbo yitwa ngo mutware intwaro zose z'Imana. Iri jambo ry'Imana rero, ubundi umuntu utwara intwaro ni muntu ki? Umuntu utwara intwaro ni umuntu ugiye ku rugamba, cyangwa se ni umuntu uri ku rugamba. Natwe ijambo ry'Imana riratubwira ngo nitware intwaro z'Imana. Iyo turi muri uru rugendo cyangwa muri inzira ijya mu ijuru, tuba turi ku rugamba. Dufite urugamba turwana na Satani n'umubiri n'isi. Umubiri wacu hari igihe biba ngombwa ugatuma duhura n'urugamba. Isi turimo hari igihe biba ngombwa igatuma duhura n'urugamba. Satani nawe wamanuriwe mu isi, nawe hari igihe biba ngombwa, we ni buri gihe tugahura n'urugamba. Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo nidutware intwaro zose z'Imana, kuko nyine turi ku rugamba. Hano birangira bazisobanuye, bazivuze zose uko ziri. Intwaro tugomba gutwara. Turi abasirikare rero, turi ku rugamba cyangwa se turimo kurwana. Urugamba rwacu rurakomeye, ntabwo ari nk'urundi rugamba urwo ari rwo rwose. Turwana n'ibintu bitagaragara, ntabwo bifatika, ariko tugomba kwambara intwaro zose nk'uko ijambo ry'Imana rizitubwira kugira ngo tubashe kunesha. Bazitubwiye hano mu ijambo ry'Imana rizitubwira ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Icyo ni nacyo gitero cya mbere kiriya ndirimbo, ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Mutware intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Ubundi umusirikare w'isi nk'ubu muri iki gihe turimo, tugiye kumuvugaho gake. Ku ntwaro afite, agira ingofero, akagira imyenda yambara, agatebeza agashyiramo wa mukandara, yarangiza akagira imbunda. Turimo turavuga uwo muri iki gihe kigezweho. Byarangira akagira amasasu, nawe agira inkweto. Muri za ntwaro hano twavuze, murumva zitarimo ingofero. Ubundi ingofero nyayo y'umusirikare ni yindi bikomeye y'icyuma. Ingofero, imyenda, umukandara, imbunda, amasasu, inkweto. Uwo ni umusirikare w'ubu w'iki gihe. Ariko abakera hatarabaho zino mbunda, nabo bari bafite intwaro. Nabo bagiraga ingofero, bakagira icyuma bambara hano mu gituza, bakongera bakagira ya ngabo twavuze, bakagira n'inkota n'imyambi, imiheto, imyambi. Bararasanaga bakoresheje imiheto n'imyambi. Noneho nabo bakagira n'inkweto. Za ntwaro se mwumva zose bidahuye n'aba basirikare b'isi. Ni ukuvuga ngo rero reka tubitekerezeho neza. Ingofero dusanze n'umusirikare w'isi arayifite, yambara imyenda, agira inkweto. Ingofero igereranywa n'agakiza kuri twebwe. Ngo twambare gukiranuka, ngo twagiye ku mwenda, tugiye kugenda tugereranya. Twagiye ku mwenda. Twebwe abakristo turasabwa ngo twambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ariko n'abasirikare mubona ko bagira umwenda nyine wa gisirikare, bagashyiramo na wa mukandara. Noneho rero urumva udafite umweko cyangwa uko kuri, iyo ntwaro ubuyibuze. Udafite umwambaro, kuri bariya abasirikare b'isi ikintu ngiye mbona uriya mukandara umaze, bari biruka ahantu hagoye.
ashobora kwiruka ahantu mu ishyamba igiti kigashikura ya shati, sinzi niba ari ishati baba bambaye, kikayifata. Ariko yatebeje neza neza muri ya sentire ye, aba yambaye neza ku buryo ntacyapfa kumufata. Urumva rero umukandara ufite akamaro, imyenda ye bimwegereye imufashe nta kibazo. Noneho iriya myenda bambara nayo irakomeye, ifite uruhu rukomeye, burya irakomeye cyane, kugira ngo imugirire umumaro nyine bitewe n'urugamba ariho. Noneho afite na za nkweto zikomeye nazo, yirukanka mu mabuye ntiyamwica, yirukanka mu macupa ntiyamusatura, ahantu hari ibiti, ahantu hari ibintu byose yakandagiramo bikamwica ntabwo byamwica kuko yambaye inkweto. Natwe nitwambara inkweto arizo zivuga ubutumwa bwiza, tuzakandagira nta kizatwica. Imana idufashe cyane rero dutware izo ntwaro zose z'Imana. Umusirikare wa kera we nawe yambaraga iyo ngofero igereranwa n'agakiza. Ariko ni akamaro k'ingofero ubundi ni ugutwikira umuntu cyangwa kumurinda mu mutwe. Rero agakiza karadutwikira kakaturinda. Buriya hari ibintu byinshi agakiza kagiye katurinda. Iyo ukishijwe ntiwatwara inda y'indaro uri umukobwa, agakiza karakurinda. Iyo ukishijwe ntiwavuga ngo nasambanye sida yamfashe, agakiza kaba kabikurinze. Iyo ukishijwe ntiwavuga ngo nasinze, kandi ukishijwe agakiza kakurinze kujya kunywa ibisindisha. Ako ni agakiza rero kaba karimo kagutwikira, kaguhisha guhura n'ibyo bintu byose. Noneho ngo mwamutware kwizera nk'ingabo. Natwe kwizera ni ingabo, ni intwaro nyine. Kera we yagiraga ngo n'icyuma yambara mu gituza, kugira ngo niba murasa hano burya haba umutima, haba ibihaha, niba namurasa byikubiteho bisubireyo bigende. Ubwo nimo nashaka gusobanura ngenda mbihuza kugira ngo wumve akamaro ko kwizera. Iriya ndirimbo yacu iravuga ngo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya Satani yakumurira. Natwe rero tuzajya tuzimya imyambi ya Satani kuko dufite kwizera. Twagiye rero tugeze tumva inkweto zo twazifuzeho. Afite inkota, twavuze ko abasirikare bagira inkota, uwa kera nawe agira inkota, ariko n'ubu burya nubwo tutapfa kubimenya cyane, nta bavuga ko inkota atayigendana. Njyewe wenda sinabihamya cyane, ariko inkota ni ngombwa. Inkota hano mu ijambo ry'Imana tubwiye ngo inkota y'umwuka ngo niyo ijambo ry'Imana. Natwe rero iyi ni intwaro twahawe, iri jambo ry'Imana twahawe niyo nkota yacu y'umwuka. Umusirikare w'isi agira inkota, abakera barayigiraga imwe bashyiraga hano mu rwubati, n'uw'iki gihe ashobora kuyigira. Twebwe rero inkota yacu ngiyi ni ijambo ry'Imana. Ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Umusirikare w'iki gihe rero we iyi nkota igereranywa n'imbunda. Noneho gusenga, iyi ntwaro yo gusenga igereranywa n'amasasu ku musirikare w'iki gihe. None se umusirikare yajya ku rugamba afite imbunda gusa nta masasu, urwo rugamba yarurwana? Reka da, ntabwo yarurwana. None se umusirikare yajya ku rugamba afite amasasu gusa nta mbunda afite? Ntabwo yarurwana. Niba tugereranyije ngo ijambo ry'Imana ni ya mbunda, ntabwo ijambo ry'Imana gusa rihagije umuntu adasenga. Niba tugereranyije amasasu no gusenga, ntabwo gusenga byonyine umuntu adasoma ijambo ry'Imana bihagije. Urumva ni intwaro zuzuzanya. Nagira ngo rero mbasabe bene data mutware zino ntwaro z'Imana, kuko nugira ijambo ry'Imana udafite gusenga ntibizaba bihagije. Nugira gusenga utazi icyo ijambo ry'Imana rikubwira ntibizaba bihagije. Nkuko n'umusirikare w'isi nagira imbunda akajya ku rugamba nta sasu ntazarasa, najyana isasu ryonyine nta mbunda nta kisasu rizamumarira. Izo ni intwaro ebyiri rero zuzuzanya. Imana ibaha umugisha. Nta bintu byinshi navuga, nari ndimo mvuga kuri izi ntwaro z'Imana, ngenda mbihuza n'intwaro
z'abasirikare, abasirikare basanzwe bisi. Twe turi abasirikare turarwana tugira ngo tugere mu ijuru. Dufite urugamba turwana rw'umwuka kugira ngo tuzagere mu ijuru. Kandi hari abajya barugwaho murababona. Satana barasa imyambi bakagwa, turababona bakarambarara kuko baneshejwe, kuko hari intwaro babuze bakaneshwa. Ariko mbifurije kunesha mutwara intwaro zose z'Imana hatabuzemo n'imwe, kugira ngo turwane uru rugamba kugeza tururangije amahoro. Imana iduhana umugisha. Haranira gutunga intwaro zose z'Imana kugira ngo urwane uru rugamba kugeza urunesheje, kugeza ugeze mu ijuru amahoro. Rofure ya nyuma y'iyi ndirimbo iravuga ngo nyuma y'urugamba tunesheje tuzicarana na Yesu atugororere, atwambika amakamba atatseho inyenyeri, aduhanagura amarira twarize yose. Turababara, turarwana, ariko hari igihe bizibagirana. Hari igihe Imana izaduhanagura amarira itubwira iti bana banjye nimwicare muruhuke, mwarababaye, mwarwanye urugamba rukomeye, ariko nimwicare muruhuke, aduhembe. Narangiza hari ijambo bajya bavuga ngo ntibizibukwa ukundi. Ntabwo njya ndishyikira cyane, ntekereza imibabaro nagiye nyuramo, nkatekereza uru rugamba